Bitesi. Bit. Sawa. Biti. Sawa. Nisi biti. Kamara. Kuki mutumba? Nakubwiye igihe kingana gute ko abantu batagomba gusohoka hano muri ubu. Nanjye ubwanjye birandenza pe. Ni ikihe kibazo ugira gituma utumva ibyo umuntu aba yagusabye? Iyo tuvuga bino ntabwo tuba dukina, tuba dukomeje. Ntazahira ryari kutwihanangiriza. Nakubwiye ngo umugore wawe n'umuntu wawe nta muntu ugomba gusohoka hano muri ubu. Ntabwo byumvikana rwose. Ku buryo mbasanga ku mupaka bari kwambuka bajya Uganda. Ahubwo ndashima Imana ko ari we bahise banabwira. Kwibaza ko baranabwiye n'undi sintekereza ko ibintu byakagombye kuba bimeze ubu ngubu. Gusa nizere ko bimeze neza. Abantu ni inkozi z'ibibi cyane, nta soni. Ntabwo mbisobanukiwe. Bagiye ubwo nawe utabizi. Ntabyo narinze pe. Ntabwo nigeze mbimenya rwose. Ni koko Ariko nta kibi twari tugiye gukora. Turaza kugusoma. urwibanga so mbanje gusuhuza aho waba uherereye hose, waba uri mu Rwanda waba uri mu ntara, ikindi kandi nkwifurije umwaka mushya muhire kabisa, kuba warawusimbutse nabyo nirindi shimwe ryo gushimira Imana. Filime rero ikomeje kabisa gutinda, ndetse filime yabuze, ariko kabisa filime kuba yatinze ewana ni impamvu nyinshi kabisa zigenda zibitera, kandi zimwe na zimwe murazizi kabisa. Filime ni filime rwose nziza, ariko isaba igihe cyo kuyitegura, ikindi kandi turi gutambuka iminsi mikuru, ubwo rero muhumure filime iri hafi kuza. So rero nkwibutsa gukanda subscribe niba ari bwo ugeze hano bwa mbere, ikindi kandi ukore share ukane na like, ubundi dukomeze. So filime rero filime kabisa yarabuze, ariko ntabwo twabura no kureba tuvuge tuti ese impamvu yabuze ni iyihe. Impamvu filime yabuze ntabwo ari ukubura, ahubwo kamarade rwose afite amafilime menshi, afite filime nyinshi kabisa aba ari kwandika, ari no gutegura. Murayizi Inzira y'Umusaraba, nabo nibo baba bayirimo. Ubwo rero murumva ko kuyifatanya n'ingi ni ibintu bigoye, niyo mpamvu mu minsi yashize baba barimo gutegura ibintu bidasobanutse. Niyo mpamvu nakubwira ngo nturambirwe, bafashe umwanya wo kubitegura ndetse uhagije. Ubu ngubu bari kubitegura, mu minsi iri imbere kabisa uraza kubona umwimerere wa filime. Iyo filime nziza cyane imeze neza, icyo tutakwiye gukora ni ukurambirwa, kandi rwose nakwizeza ko ibintu byose bigiye kujya ku murongo, ari ibyo wifuza muri iriya filime ko bihinduka bigiye guhinduka. So rero reka dutegereze gatoya turebe ukuntu biza kugenda. Harimo kese zikomeye cyane kabisa zisabwa kwitonderwa kugira ngo bazishutinge neza, cyangwa se bazikore neza zigere ku murongo. Harimo nk'iyo kuza gufata kamarade ako Emile na Grace bakajya kubafunga, cyangwa se kuba bakujyana kuri polisi, cyangwa kuba bari abashyitsi baza kubareba. Urumva ko izo kese ni kese zikomeye kabisa zisabwa kwitonderwa. Ntabwo rero babikora bari kuhubuka cyangwa se ngo bifatanye n'ibindi.
niyo mpamvu nakubwira ngo rero wikomeza nturambirwe filime kabisa, filime iraryoshye ariko itegerejwe na benshi, rero ntabwo izatinda, ni vuba cyane kabisa. Gusa ikintu utagomba kwibuka ni udutendo twagiye tuberamo, harimo kuba Grace na Emile barafashe umwanzuro wo kuba bo ubwabo batoroka. Ikindi kandi umuntu witwa Emile nako uwitwa Kamarade ndetse na Debora, urukundo rwabo rukaba rurimo kurushaho kuzamuka, kuko Debora ibyo yashakaga byose arimo kubigeraho, ntacyo atarimo gukora kabisa ngo abigeze ku musozo. So nakubwira ngo rero komerezaho kabisa, utegereze filime ni nziza. wowe ikintu usabwa ni ugukanda subscribe, ukanda no kunzogera kugira ngo igihe filime zitazagucika, uburyo itagomba kuba yagucika na gatoya. So rero iyi filime kandi ikindi igomba kutwigisha ibintu byinshi, dore tugeze mu mwaka mushya. Ibyo twigiyemo by'ukuntu tugomba kubana n'abandi, kwirinda kwitera ibibazo ndetse n'ibindi nk'ibyo ngibyo twigiye muri iyi filime, tugomba kubyapurika muri uyu mwaka. Kandi ntukabe muri uyu mwaka udafitemo intego wakakwiye kuba warazigize umwaka ushize, ariko niba waranacikanwe wemerewe no kuzigira ubu ngubu ukazigenderaho, kuko mu buzima bwa buri munsi hari igihe usanga rimwe na rimwe twitega imitego yo kuvuga ngo ejo ndabizi bizagenda gutya, ariko bikarangira atari ko bigenze. So rero nakubwira ngo be careful, wowe kabisa gerageza ukore ibishoboka byose, wowe wirinde, witware neza, asigaye ibyo wagenewe gukora ubishyire ku murongo, ndabizi neza bizagerwaho. So twimakaze urukundo rero, cyane cyane nk'izi filime ikintu ziba zitwigisha ni ukugira umubano mwiza hagati yacu n'abandi, ku bintu byo kudahemukirana, ibintu byo kudashaka kwishyiraho icyo nakwita igisasu, kuko iyo ukoze ibintu rimwe na rimwe hari igihe uba wishyizeho igisasu kandi utazi ngo kizaguturikana ryari. Aribyo byabaye nko kuri Emile ndetse na Grace. Biriya ni kwa kundi ufata umwanzuro wumva wishimye cyane, warakaye cyane, ugahita ufata umwanzuro, ariko si byiza. Reka rero dutegereze ikijya mbere. So rero nakubwira ngo ntucike intege, ukomeze utegereze. Filime ni nziza, iri no gutegurwa, kandi dukomeze gushimira timu Kamarade itegura iyi filime, kuko bakora uko bashoboye kose kabisa, bagashyiramo imbaraga zose zishoboka kugira ngo abafana batere kubura filime cyangwa se ngo bayibone ari mbi. Nubwo ubu ngubu wenda yatinze, nibyo yaratinze, ariko haciyemo iminsi mikuru. Gusa video zashutinzwe zirahari, zirimo kweditingwa ngo zisohoke. So rero ntimurambirwe, mukomeze kureba izi channel kabisa, mutegerezeho filime iri bugufi. Akubwiye ngo ikintu wowe ugomba gukora ni ukureba ese nko muri filime, iyi filime narebye nayigiyemo iki nayibonyemo, wenda nko kuba waba uzi umuntu umeze nka Kamarade, cyangwa se nawe ubwawe ubona umeze nka Kamarade, uri wa muntu wirengagiza ibibazo byo mu rugo rwe, ntabwo bikwiye. Ugomba kureba akavuga ati umuntu ingaruka byamugizeho n'izi, so nawe ukazirinda. Urabona ko buriya ari uko yagize amahirwe Emile na Grace bakabafatira ku mupaka, ariko buriya iyo batabafata nta bundi bwisobanuro yari afite, byari kubarwa ko yabacikishije, bikarangira agiye kuzira ibyaha atanakoze. Nubwo Debora yari abizi, ariko ntabwo yahita yishura ko abizi aho ngaho. Urumva ni hahandi babafunga bose nk'aho batabizi. Ibyo rero nibyo byaba ku muntu witwa Kamarade. So rero nakubwira ngo niba
urabona hari ikintu mbese wigiyemo, ariko uko biri kose nticyabura uyireba umunsi ku munsi. Ugomba kwirinda gukora ikosa nk'iryo wabonye kandi uzi ukuntu ingaruka zaryo zigenda. So rero nakubwira ngo wowe kanda subscribe, ukande like, ukande share, ujye hasi muri comment shyiramo igitekerezo cyawe. Ese urabyumva gute? Iyi filime urayibona gute? Aho byarangiriye wabyumvishe bimeze gute? Ubundi tukikomereza kuri izindi episode zacu za filime Urwibanga, dukomeza gukuramo inyigisho, tubana neza na bagenzi bacu, kandi tukirinda muri uyu mwaka dutangiye, kugira ngo imyaka yose si imwe. Niba waracikanwe rero mu washize, ubu ngubu ugomba byibura kugira ikintu ukora bigahindura ubuzima bwawe. So rero reka dutegereze iyi filime kabisa twihanganye, kandi mbijije ko filime iri bugufi bitewe n'uko iby'ibanze byarakozwe, hasigaye wenda kwitegura neza no kwishyira hanze. Ubwo rero reka dutegereze turebe ukuntu biri buze kugenda. Ikindi kandi nakubwira ni uko umuntu witwa Debora ahangaha twabonye ko we ibyo ashaka arimo kubigeraho, ariko abenshi baravuze ati ari guhindura imyitwarire, si byiza, ariko nta kundi. Reka turebe ahantu bizaherera. Abandi ati dore n'undi niwe uberanye na kamarade, ati ntibazibanire n'ubundi Grace nta kintu yitaho. Ubwo rero agusabye ni nabyo, Grace ntabwo yamenye umugabo bari kumwe, gusa umugabo bari kumwe umugabo w'agaciro kuruta kujya kwijandika mu busambanyi bwiwe na murumuna we, kandi mubona ko niba amwoheje none amutesheje ishuri. Ubwo rero twavuga ngo niba nawe wenda hari uburyo ubona nk'izi situation zishobora kuba zakubaho, uzirinde amakosa, kandi rwose wirinde buri kimwe. Niba ubona hari icyo wahindura ku makosa yawe, iki ni cyo gihe cyo kuyahindura. Ntukajye ureba, baravuga ngo isi ni ishuri, si ngombwa ngo ibintu byose tuzabyigire mu ishuri cyangwa se tubibwirwe. Hari n'ibyo ubona nawe ukabyibwira, kandi nta muntu ukosa ngo abiyoberwe ko akosa. So rero nakubwira ngo kabisa ukomereza aho, wowe ntucike intege gutegereza filime, agenda afatamo inyigisho gake gake, ubundi ugenda ubwira na bagenzi bawe ibyiza baraboneyemo, usubira inyuma ukareba andi ma episode ukuntu bimeze. Ko iramutse ije wenda hari ukuntu izaba wajya kureba bimwe ntubisobanukirwe bitewe no kuba utararebye izindi episode zabanje. Rero ugomba gusubiramo ukareba neza, ukamenya ngo ese ni iki ntarebye, ubundi ukakireba. Rero ukubwira ngo rero bwakamushe muhire aho waba uri hose, uzakubere uw'ibyishimo, kandi mwifurije amahirwe, uzabanemo n'abantu neza, ubundi ugire intego zawe ugomba gukurikirana. Baravuga ngo uzawurye ngo ntuzakurye. Asigaye no ku bakunzi b'iyi filime kabisa Urwibanga, dukomeze gutegereza kabisa, vuba bidatinze iri buze kuba yatugeraho, kandi isukuye ndetse n'ibintu byose byahindutse. Kandi subscribe rero, kandi like na share, ubundi twikomereze ku zindi episode za filime Urwibanga.